Yohana umubatiza abonye Yesu aje kubatizwa aratinya cyane, aravuga ngo ari igihe bagomba kumusanga akambatiza, ntuje mu mubatize. Yesu aramubwira ngo emera ubikore kuko ari byo dukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ijambo rya mbere ry'umubatizo no gusohoza gukiranuka kw'Imana, gusohoza itegeko ry'Imana. Icya kabiri, umubatizo uduha ishusho kamere ya Kristo, twakwambara kamere y'Imana. Isomye Abaroma urwandiko Paulo yabanditse igice cya 6. Paulo yari umuntu wakunze gushingira cyane cyane ku buntu bw'Imana. Yaravuze ngo se dukomeze gukora ibyaha ngo ni ubuntu bw'Imana busaga, arabamundikana. Wese twebwe abapfuye ku byaha ni gute twakongera kandi kwiramiramo gupfa no kutabaho. Nuko ngo gupfa ku byaha nuko ngo sindiho mu byaha, sinshobora kuba nkiriho mu byaha, narapfuye ku byaha, narapfuye, ntabwo ndi muzima muri Kristo. Iyo rero twinjiza umuntu mu mazi, nuko ngo ahabwa kamere y'Imana, ahabwa kamere ya Kristo mu buryo bw'umwuka. Ikindi cya gatatu no gupfana na Kristo no kuzuranwa nawe, no kwemera agakiza twahabwa ubuntu, kubera ko Kristo yarapfuye ku bwacu, ariko nyuma y'iminsi 3 Imana imuzura mu bapfuye. Waduha tubiganira mu kanya gato hariya muri niba turi ku rusengero. Agakiza ni kiguzi Imana yatanze, ariko icyo kiguzi n'umwana wa Yesu Kristo wapfuye ku bwacu. Umubatizo rero nitukwibiza mu mazi, uzavuga ngo mpfanye na Kristo, mpambye kamere n'umuntu wa kera mu buryo bw'umwuka, ariko mvuye mu mazi n'ikindi cyaremwe gishya. Icyakane, umubatizo uduhindura ingingo zigize umubiri wa Kristo. Habe n'uwo amara imyaka 1000 mu rusengero utarabatizwa, iryo torero burimo uburi inshuti gusa, uburi nk'umuntu wagiye kureba umupira mu kibuga. Bangu imyaka yose umaze yose warebaga umupira muri uriya rusengero, wari umufana wari uriya rusengero, ariko arutaraba urugingo rugize umubiri wa Kristo. Umubatizo rero ufasha umuntu kuba urugingo rugize umubiri wa Kristo. Icya gatanu, iyo umuntu aciye mu mazi y'umubatizo uhabwa imbaraga n'ubushobozi bwo kurwanya intambara z'abadayimoni, kurwana na Satani n'abadayimoni, kuko isi irangiritse rimwe ibintu byinshi biturwanya. Iyo rero tunyuze mu mazi y'umubatizo, Imana iduha umwuka n'imbaraga zayo kugira ngo dushobore kurwanya abadayimoni n'intambara z'umwuka. Imana rero umugisha ndagira ngo mubaze, uremera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana? Uremera ko yapfuye kandi akazuka kubuzaha n'ibicumuro byawe? Uyu munsi wanze Satani n'imirimo yose n'ibyo wagendemo kera utari wamenya Imana, uyu munsi uremeza kutazahemukira Yesu mu buzima bwawe nyuma yo guca muri aya mazi y'umubatizo? Imana izabigufashemo. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye wiyendahira ikorewe kuri aya mazi, niwe muvandimwe ugiye kwinjira muri aya mazi y'umubatizo. Muhe umugisha, kandi aya mazi yahindura ikidendezi cy'amaraso yawe, aho umuntu yibiramo akavamo yakize yoze ibyaha bye n'ibindi byose byarangiriye muri aya mazi y'umubatizo. Ndagushimiye ku mbaraga z'umwuka wera umuha, kugira ngo azabe igikoresho gikomeye cyo kwamaza ubutumwa bwiza mu mubiri wawe iryo torero. Muze ahoro uransanga nageze. Kandi kurikiraho umwana wakumvise wagatambutse, wakumvise okay kanogikirasa. Uwiteka Mana yacu, mpagaze mu mazi, ngiye gukora inshingano
Matayo ibice 28 uhereye ku murongo wa 18 uganira n'abigishwa bawe kugira ngo basige inshingano. Waravuze ngo naha gutware bose mu isi no mu ijuru, mugende muhindura abantu bose mu mahanga abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, ubigishe kwitondera ibyo nategetse. Uravuga ngo dore ndi kumwe namwe uhereye umunsi kugeza ku mperuka y'ibihe. Shingiye ku nshingano wampaye n'umutanzi, uyu mwanya, uyu munsi, aya masaha, uyu kubera ko yemeye ko umwigishwa wawe, ndamubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Umeka nta kibazo, umeka usubiza imbere. Witeka Mana yacu, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Wakoze mwami kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo gusohoza izi nshingano. Uyu muvandimwe azaba igikoresho gikomeye cyo kuvuga ubutumwa kugira ngo abandi bari bameze nkawe bazaze bakugana binjire mu bwami bwawe. Asaba inshingano. Yes.